twakurikiranaga amaradiyo y'umwanzi itariki 6 z'ukwa kane tumaze kumva ko indege Habyarimana iguye twabyumvise kuko amaradiyo y'ingabo za Habyarimana zaberaga ibyumba twarayakurikiye RTM irabivuga radiyo Rwanda irabivuga nzanirukanka ndamubwira kuko yarebaga umupira w'igikombe cya Afurika cy'amarushanwa wanyuma mubwiye ntitwumvise ko indege Habyarimana iguye arandeba aravuga ati mugende mu confirming niko yambwiye ati mukurikirane izo nkuru mumenye izarizo mumenye ko ari byo nsubirayo ariko mu gusohoka ngenda mfite ubwoba mvuga none naba numvise nabi nkaba mubeshye ikintu nk'icyo ngicyo numva ahubwo nijye ugize ikibazo kandi nyambara njya kujyayo kuko nagombaga kumubwira buri kantu kose niko kazi nari nshinzwe ariko nsubiyeyo nabaga hepfo hariya noneho nari mfite kantene ka RTM na radiyo Rwanda inshyiraho noneho mbyumva neza numva bakomeza babisubiramo noneho mbaza na kamandazi bari imbere n'abari hano abasirikare bumvaga inkuru zitangwa hagati ya unit ya XFR ya FAR nabo barabivuga ko ngo indege y'umubyeyi ngo irahiye ndongera nsubirayo ndamubwira nti nibyo iriya nkuru nibyo ati washuwa buri gihe iyo wamubwiraga ikintu yakubazaga gatatu yarakubazaga ati are you sure uti yes ati are you sure uti yes ubwa gatatu akagusubiramo ati are you sure uti yes niko nabyumvise ariko bigomba kuba ari byo icyakurikiyeho nubwo ko yavuze ngo tuvugane na Kayonga wari muri CND afite bari abasirikare ba 600 ngo twumve niba hari ikibazo bafite cyangwa se bari bugire tuvugana na Kayonga tubwira ko abantu barimo gutelefona za Gikondo Nyamirambo mu mujyi hose bavuga ko ngo za Burende n'iki ngo abantu batangiye kubica turagaruka turamubwira ndagaruka ndabimubwira icyo gihe afande yari kumwe n'abakadazi ba RPF bakuru ba commissioners n'abandi bakadazi arambwira ngo mpamagaze ba kamandazi bandi bose baze mu nama ba commanders baze mu nama ubwo ni ba sector commanders bahageze zari nko masaa 6 saa 7 bahageze dukora inama ariko inama ya mbere twakoze yadukoresheje His Excellency yaravugaga ati tugomba kumenya iyi situation kuyikurikirana ariko icyangombwa nuko twashyira forces standby kubera ko information ituruka i Kigali kwa Kayonga nuko mu mujyi batangiye kwica abantu therefore mwebwe nimushyire forces standby nta nubwo inama yatinze aba officers bahise basubira mu unit yabo units ziba standby ubwo mu gitondo ubwicanyi bwarakomeje ubwicanyi bukomeje icyo yakoze yavuye hano agenda avugana n'abasirikare noneho aho bari ababwira ati dore ubwicanyi bwatangiye genocide yatangiye mbere twari twiteguriye amahoro ariko ubu ngubu mission igiye guhinduka turarwana n'umwanzi ariko tujya no kurengera abantu ubwo hashize nk'iminsi ngira ngo nk'iminsi 2 itariki 6 itariki 8 force zari zitangiye kumuvinga ubwo twese turajyana nawe twese tuvana nuko twahavuye twese turagenda tujya i Kigali